bamwita uwimbabazi cyane. Tugeze ku mubitsi n'umwanditsi. Uwo ni umujyanama yatuvuyeho. Twakomeje cyane. Twabonye umujyanama, umugenzuzi, umwanditsi. Umwanditsi bamwita Janet Tumusabe. Twagiye tugeze kuri dirishate bamwita Judith Umutoni. Twagiye kuri dirisha bamwita, ndabona bose ari abakobwa, bamwita Sumuruna Umutobo. Sumuruna. Hanyuma rero kugira ngo dukomeze kuryoherwa, kurya isukari nubwo iryoha iyo uriye nyinshi gutera indwara. Abantu bahagaze ku ntebe ntabwo ari umuco twatoye ahangaha, badufashe rwose. Hanyuma tugeze kuwita visi perezida bamwita Liliane Dukundimana. Liliane hanyuma arakurikirana n'uwo bita ariwe perezida wa korali Anointed Patrick Kwizera. Tuvuye kuri korali Anointed twagiye kuri korali Kamitujiza. Korali Kamitujiza bamwita Gisubizo Odila. Arazana n'umujyanama, bamwita Jonas Sedimana. Tugeze ku mubitsi, umuntu ukomeye cyane bamwita Jean de Dieu Mucyo. Tugeze ku mwanditsi bamwita Mwizerwa Samuel. Tugeze kuri visi perezida bamwita Nisigis Alfonsina.
wigire juru ndabazi cyane n'intore barazana ari babiri harimo nawe mutekereza niyo nshuti Eric hakaza uwo bita Dirigente Muhongerwa Veronica nigire imbere mwageze mu mbago zake mwigire inyuma gato cyane ubu nibwo noneho biryoshye twagiye tugeze ku badiyakoni b'itorero gurupe protesta abadiyakoni murahari ntabwo muhari turahera ku madiyakoni wa mbere ariho bita ariko afite izina ryiza nkomeza twiyubake hanyuma nazana n'uwo bita Mutesi Divine tugiye kuri babiri Mwizerwa Samuel Iradukunda Alice bazane babanyakuru hanyuma twagiye kuba diyakoni bandi babiri bazira icyarimwe niba arimo hano arazamura ikiganza niba yari yatera intambwe yihuta turahera kuri niba kuze Kararisa na Nsengimana Jonas aha ku bandi babiri bagiye kuzana harimo bita Manishimwe Rita Uwase Sylvie yaje hanyuma mutabuke mu gihe arimo kuza tugiye kuzana abandi batatu noneho aka ni agashya kanjye k'umwihariko baraza ari batatu bamwita Mushimiyimana Lea Gisubizo Ange Uwase Kelly abo bantu basibe aha abo bantu bahageze Mushimiyimana Lea Gisubizo Ange Kevin Uwase turasoreza kuba bita Alice Iradukunda barakoze ku musoro niriho Alice na niba koze Kararisa murabyuka mute aha hano bazari umusoro hanyuma turihuta cyane ku bantu bakomeye twagiye abahetsi b'itorero bo baraza bihuta cyane nta muntu uheka ugenda agomagira n'ibibaho bazire rimwe basomere rimwe bane bazire rimwe Dusengimana Didier Ngengahaye Jean Pierre Muganeza Biriva Mukabaranga Thierry abo bantu bahageze bose bahageze hanyuma tugeze ku bakurikiyeho rero abajyanama b'itorero
ni batatu nabo barazira rimwe, hanyuma batera intambwe bayobowe n'uwo bita Nigena Moise, Mutesi Agereya, Kwizera Peter. Abo bantu ni abajyanama kandi bizera. Mutavuga cyane. Mutesi Agereya, Kwizera Peter, Nigena Moise. Abo bageze. Hanyuma ageze rero ku bantu bakomeye cyane. Umubitsi w'itorero nawe mukekara se amazina muri kuvuga yarerwa n'ibintu bitandukanye, reka mbafashe Chimaka. Uyu ni umubitsi w'itorero akaba yitwa Uwimpuhwe Delphine. Twagiye noneho umwanditsi w'itorero, ntabwo bisaba ko bazi kwandika neza cyane, cyo kwa nuko Imana yabyemeye, bamwita Naume Mutesi. Ingira imbere. Twagiye noneho tugeze kuwo twakwita umucecetse mwese, mwarimu bamwita Claude Ruganga. Masengesho. Uwo niwe Pastorine. Mwongere ikiganza. Mwongere. Tugeze kuri Pastori. Umuntu tugiye kwakira ni umuntu ukomeye ariko wakomejwe n'Imana. Bamwita musubire mu byicaro byanyu, maze rwose mugenda amatako, ibisigaye tubifashwe n'abashyitsi. Karibu cyane. Reka twongere